Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi. Tuje rero kuguha update z'amakuru akomeje kugenda agarukaho ku irushanwa ry'isiganwa ry'amagare riri kubera mu gihugu cy'u Rwanda ryaje riri gutangira kuri iyi tariki ya 21 z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo 2025. Umuntu waje gutungurana ni umusitari usanzwe azwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nta wundi rero ni Regis. Regis yaje gutungurana ubwo nawe ari mu bitabiriye iyi turu y'isi cyangwa se iri rushanwa ry'amagare ry'isi ririmo rirabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi bakaba baje gutungurwa mu by'ukuri uyu Regis, ndetse bikaba byanakomeje kugenda bigarukaho ko ari umwe mu baje imbere, n'umwe mu baje imbere muri iri rushanwa rero ry'amagare. Aya magare rero ririmo rero rirabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Regis rero yaje kuganira n'itangazamakuru, bimwe mu byo yaje kuganiriza itangazamakuru tugiye kuza kubigarukaho muri iyi nkuru ya none. Gusa hari n'udushya twinshi twaje kuba muri rino rushanwa ubwo ryari ririmo riragera ku musozo. Ni etape ya mbere rero yaje kuba yabera hano mu mujyi wa Kigali. Tugiye kubiramburira hamwe, tugiye kubirebera hamwe. Gusa ariko ikintu cyaje gutungurana ni Regis, ni ibintu yari yaragize ibanga, ni ibintu yari yaragize ubwiru, dore ko ngo abarizwa mu ikipe y'igihugu y'abasiganwa ku magare. Urumva nyine ni ikintu cyiza cyo kwishimirwa kuri Regis. Benshi rero banakomeje kugenda bishimira ubwo bamubonaga muri rino rushanwa. Nibyo rero tuje kugira ngo tukugezeho muri kano kanya, uze gusobanukirwa neza se Regis yaje ku mwanya wa kangahe, byagenze bite, ese yaje gutangaza iki mu itangazamakuru ko ari ibintu yari yarahishe kugeza ubwo bigeze ku musozo akaza kuba yagaragara muri iri rushanwa ry'isi ry'amagare ririmo rirabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ryatangiriye hano mu mujyi wa Kigali kuri iyi tariki yo kuri kino cyumweru, tariki ya 21 z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo 2025. Mbere yuko rero tubagezaho byinshi ku byo Regis yaje kuba yatangaza ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, ndetse n'udushya twaje kuba twaranga iri rushanwa, reka tuze rero kuza kubigaruka. Ariko tubanze tugusabe nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tukwisabire gukanda kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu ko tuzajya dushyiraho amakuru, notification zijye zikugeraho uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu ku kandi. Kora share cyangwa se partage byibuze aya makuru uyasangize abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, uraba utweretse ko ubana natwe gatanu kuri gatanu. Tuzajya dushyiraho amakuru, notification zijye zikugeraho uri mu ba mbere. Reka rero twigarukire kuri iri rushanwa ry'isiganwa ry'amagare. Birumvikana irushanwa ry'isi ririmo rirabera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ryateguriwe rero hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi babukereye kuri kino cyumweru cyo kuri tariki rero ya 21 z'uku kwezi kwa cyenda uyu mwaka turimo w'2025, dore ko ari irushanwa ryatangira kuri iki cyumweru rigomba kuzarangira ku tariki ya 28. Urumva nyine ni iminsi hafi, ni iminsi 7. Urumva abenshi rero baritegeranyije amatsiko, ndetse banategerezanije amatsiko ikipe y'u Rwanda, mbese oyo izitwara ite kugeza magingo aya ngaya. Rero abakinnyi b'u Rwanda cyangwa se abasiganwa ku magare b'u Rwanda bakomeje kugenda bitwara neza, dore ko hari umukobwa ubwo bari bageze muri midi cyangwa se muri kimwe cya kabiri waje kwitwara neza, ubwo ari nawe wari uyoboye iri rushanwa cyangwa se wari uyoboye ari ku mwanya w'imbere. Na Regis rero byaje gutungurana ubwo benshi bamubonaga. Regis uyu ni umwe rero mu bakinnyi b'amafilime hano mu gihugu cy'u Rwanda. Si amafilime gusa
Uyu Regis yatangiye akina komedi, ni naho yaje kuba yamenyekana cyane bituma agira abafana benshi, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu Regis rero byatumye yigarurira imitima ya benshi, ariko nanone kuba yinjiye mu byo kuba yajya mu marushanwa yo gusiganwa ku magare nabyo biri mu bintu nabyo byatumye bizamura amarangamutima ya benshi, dore ko aho Regis yanyuraga hose wasangaga amaboko hejuru barimo baravuga ati Regis oye, Regis oye, Regis oye, mbese mu by'ukuri wabonaga ko abantu bari bishimye ku rwego rwo hejuru. Uyu Regis rero nawe ibi ni bimwe mu byaje kuba byamutera akanyamuneza ku rwego rwo hejuru, ariyo mpamvu rero kugeza amagingo aya ngaya nawe yaje kugira ikintu atangaza, ndetse bimwe mu byo yatangaje byagaragaje ko afite akanyamuneza. Gusa bikaba byaje rero no gutungurana kuba Regis yarafashe iki cyemezo akajya ajya mu myitozo. Urumva nyine yajyaga ajya mu myitozo mu ikipe y'igihugu, urumva nta bantu bigeze babimenya, ndetse n'abanyamakuru bajyaga gutarayo amakuru mu myitozo y'ikipe y'igihugu, urumva bamugiriye ibanga, ntabwo bigeze bamushyira hanze. Ari nayo mpamvu rero nawe yaje kugaragaza imbamutima ze yishimye cyane, avuga ko aribwo bwa mbere abikoze, ariko ndetse akaba anabikoze by'umwihariko ari mu irushanwa ry'isiganwa ry'amagare mu gikombe cy'isi. Yatangaje ko mbese yishimye cyane, mu by'ukuri yishimye ari ibintu bimuvuye ku mutima. Uyu Regis rero mu duce twose yagendaga anyuramo hano mu mujyi wa Kigali, dore ko hari n'abatigeze bamumenya, ariko ababashije kumumenya bagiye bamuha pisi bamubwira bati kuraje musore wacu, kuraje cyane rwose ubirimo neza. Ndetse ibi bikaba ari bimwe mu byagiye bimutera icyo twakwita kuraje, bikaba byatumye aza mu myanya y'imbere muri iri rushanwa rero ry'isiganwa ry'amagare ry'igikombe cy'isi rero ririmo rirabera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Regis aganira n'itangazamakuru yaje gutangaza ko mu by'ukuri nawe ari ibintu byamutunguye, atiyumvishaga ko umwanya yajeho ashobora kuza kuba yawuzaho. Mu by'ukuri byaje kumutungura nawe, ariko aravuga ati ngiye gushyiramo noneho imbaraga mu yandi ma etape asigaye, ku buryo nanjye ndamutse ngeze aka etape ntwara byazaba ari byiza cyane, ndetse bikaba bigize icyo byongera ku izina ryanjye. Nyine mu by'ukuri uyu Regis yari yishimye cyane, agaragaza imbamutima zirimo ziraturuka ku mutima, avuga ati mu by'ukuri ibi bintu nari narabiharaniye kuva kera, narabigize ibanga, ariko finally birangiye mbigezeho, ndetse ngiye no gukora cyane ndebe ko nazagera ku birenze kuri ibi ngibi. Ibi rero bigaragaza ko uyu Regis agiye kuba noneho yagira abakunzi ku mpande zombi, baba ari abakunzi bakunda irushanwa ry'amagare, isiganwa ry'amagare, abakunzi bakunda amakomedi, abakunzi bakunda amafilimi. Urumva Regis agiye kwagura imbago ze, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, agira abakunzi benshi cyane mu bice bigiye bitandukanye. Urumva mu gisata cy'imyidagaduro harimo amafilimi n'amakomedi, mu gisata cy'imyidagaduro harimo isiganwa ry'amagare. Abakunzi bose rero agiye kugenda abigarurire, bitume yubaka izina rikomeye cyane, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko rero mubibona ku ifoto, isiganwa risa naho rirangiye. Umusangirangendo we Manase nawe akaba yaje guhita amukoresha interview byihuse cyane, yahise amukoresha interview byihuse cyane. Regis rero nawe akaba yagize icyo amutangariza, amubwira ko rwose ibintu byamubayeho ari ibintu mu by'ukuri nawe byamutunguye, atiyumvishaga ko ashobora kuza kuba yagera ku gikorwa nk'iki ngiki, ndetse anagaragaza ko agiye gushyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ngo no mu yandi ma etape asigaye azitware neza. Nguko ngayo rero iby'iri siganwa ry'amagare ry'isi ryateguriwe
riteguriwe kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda rikaba ryatangiye kuri tariki ya 21 kuri iki cyumweru z'uku kwezi kwa cyenda. Rero uyu mwaka turimo 2025 abantu benshi rero baje gutungurwa ubwo babonaga uyu Regis nawe yaryitabiriye. Hari ababanje kugira ngo ni umuntu usa na Regis, bamwe bavuga bati ntabwo ari byo, ariko mu by'ukuri bamwiboneye koko ko ari we baje gutungurwa ndetse bagaragaza ko banishimye. Ibyishimo byabasabye biba byinshi cyane. No kuri Regis nawe urabyumva nyine, nawe biragaragara ko afite akanyamuneza kenshi cyane. Hari abari kugenda babigaruka bavuga bati kuba yagiye mu irushanwa ryo gusiganwa ku magare bigiye kudindiza ibijyanye no gukina komedi na filime, ariko mu by'ukuri iki nacyo yaje kugira icyo agitangazaho, agishyiraho umucyo, agaragaza ko byose azabikora kandi akabikora neza, nta na kimwe kizica ikindi, kandi byose bikazamugirira umusaruro. Ubu ngayo rero natwe twari tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru, nk'uko tukubwira ko tuzajya tuguha amakuru yose uko agenda akurikira cyangwa se uko agenda aboneka. Gusa ntabwo tuzigira tugutenguha kuguha amakuru. Turagusaba gukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Ni ibintu byoroshye cyane rero. Reba munsi ya video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa subscribe mu ibara ry'umukara cyangwa ritukura, ubundi uhakande ndetse wibuke no kwemeza ku kazogera ka mbere kugira ngo amakuru yacu nitujye tuyashyiraho ujye uyabona uri mu ba mbere. Akazogera ka mbere rero kakaba kanditseho all notification, ubwo bisobanuye ko tuzajya dushyiraho amakuru uzajya uyakurikirana 5/5. Kurashare cyangwa se partage aya makuru unayasangize inshuti n'abavandimwe, byibuze unayasangiza abantu 3 cyangwa 4, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane, abo tweretse ko uzajya ubana natwe 5/5. Turagusaba rero kujya no muri comment ugatanga igitekerezo cyawe niba ukunda Regis Kite. Turakwinginze rero ajya muri comment utanga igitekerezo kandi unashyire mu dutima twinshi. Mu by'ukuri utere courage uyu munyarwenya wacu Regis kugira ngo nawe azagire iterambere rihamye mu isiganwa ry'amagare, ajye akina neza mu ikipe y'igihugu cy'u Rwanda. Nguko ngaho rero twari tuje kugira ngo tuguhe update z'iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere rubanye natwe, turagusaba rero kugira ngo ujye uhora udukurikirana 5/5. Ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.